ni kabas TV ikugezaho amakuru y'uyu munsi. Uyu munsi ni tariki 7 z'ukwezi kwa kane umwaka 2023. Twese mu gihugu twibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Inshuro ni ya 29 nk'akarere kagatsibo. Tukaba turi mu murenge wa Gitoki, kagari ka Busetsa, ariho ubu akarere kose kifatanyirije gutangira iki gikorwa cyo kwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Rwanda badukurikiye hirya no hino mu midugudu ndetse n'abadukurikiye hifashishijwe ikoranabuhanga, tugeze mu mwanya mwiza wo gukurikira ubutumwa mwatugeneye kuri uyu munsi. Murakoze. Nation's highest institutions, members of the diplomatic corps, other guests who are here with us from different parts of the world, friends of Rwanda, fellow citizens. Allow me to testimony we had from Eric, because what he told us says it all. Following what Minister Bizimana told us in terms of the facts of history and what Eric told us, his personal experiences in all that. From these very facts of our history. So even those who have their time to say whatever they want to say, they will say it. Maybe they do many things based on that as well. But the fact is, they cannot. Zabaho ko twebwe twabigeniye cyangwa tubigena nk'abanyarwanda. Ntabwo tuzemera uwo ari we wese kutugenera uko tubaho, kubera amahitamo yacu nk'abanyarwanda. Twahisemo kuba ubumwe bwacu tubukomeyeho. Akaba tuvuga nabi n'abakora ibikorwa bibi birakomeje hirya no hino, cyane hafi yacu. Ati biragaragara hari abadashaka kwemera guhagarika ibyo bikorwa bibi. Ubwo yavugaga ku miryango ibifitiye ububasha, dukomeze kudaha intebe abapfobya jenoside yakorewe abatutsi, ahubwo twebwe tugaragaza ukuri. Yagarutse no ku rubyiruko, ubwo ubutumwa bw'urubyiruko ruri ahangaha ko ari bo bagomba gukomeza iterambere ry'igihugu cyacu no gusigasira ibyo byose yagiye avuga. Ubwo urubyiruko namwe mu byumve, ati ntabwo tuzemera ibidutanya nk'abanyarwanda. Twabonye ibihagije ibizongera. Igihe twari dukeneye abadutabara, yavuze ko igihe twari tubakeneye isi yose yadutereranye. Twirwanaho nk'abanyarwanda, ariko dukwiye kubivanamo isomo. Turashoje, dusoje umuhango waberaga ahangaha, ariko icyunamo cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi kirakomeje. Dukomeje iminsi 7. Hari amatariki y'ingenzi twibukaho mu karere kacu.
ejo ku itariki ya 8 tuzajya Gicumbi, abumva radiyo muzabikurikira. Hari abatutsi biciweyo mu gihe cy'ibyitso bashyinguye Gicumbi. Indi tariki ikomeye ni ya Kiziguro, itariki ya 11, ariko tuzagira n'umugoroba wo kwibuka ku itariki 10 ari ya Kiziguro ku mashuri. Kuri 11 tugira umuhango wo kwibuka, hari n'imibiri twabonye tuzashyingura mu cyubahiro. Hanyuma tuzasoza kandi ku itariki ya 13 dusoza icyumweru cyo kwibuka, ariko ibikorwa byo kwibuka bizakomeza mu minsi 100. Ubwo gahunda zindi tuzajya tugenda duhuriraho mu midugudu, ubuyobozi bubegereye buzagenda buzibamenyesha, ariko dukomeze kugira ituze, twibuka kandi twiyubaka. Murakoze rero, musubire mu ngo zanyu amahoro, kandi dukomeze iterambere ryacu nk'Abanyarwanda. Murakoze. Kumari